ururimi rwacu ngo rucometse kuri gehinomu, umuriro ruvanyeyo n'imbaraga ruvanyeyo niwo rukoresha rukongeza kamere yacu. Ibi ndabisobanura neza kuko nafashe umwanya mbitekerezaho. Nuva ku rurimi ntabwo ruri kure gehinomu, ni naho rucometse. Reka duhere ku kintu cyitwa uburakari. Pawulo yigisha ku burakari yavuze ngo iki mu Bafilipi, yarabwiye ngo nimurakara mugakore icyaha, ngo kandi izuba ntirikarenge mukirakare, ngo uko nguko ugashaje gatwika ishyamba nubwo ari rinini gute, ngo niko n'ururimi rumeze, ngo nububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu, aho hantu muve mwitonze, nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu, narwo rurimo rukongezwa na gehinomu. Brabatalk ni ijwi rishize amanga rivuga ukuri, rigasesengura ibibazo bikomeye byugarije muntu, kandi rigatanga inzira zishobora kumufasha kubyumva no kurishakira ibisubizo. Brabatalk. Yesu nashimwe. Ndagira ngo twihute dusome iriya jambo riri mu Migani ibice 13, hanyuma tujye no hirya muri Yakobo. Imigani ibice 13 wa murongo wa 3. Ufashe ururimi rwe aba arinze ubugingo bwe, ariko ubumbura akanwa ke azarimbuka. Urwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cyaho cya 3, duhere ku murongo wa mbere. Ndasoma amagambo agiye kuba menshi ho gato kuko ndageza ku murongo wa 12. Bene data, ntihakabe benshi muri mwe bashaka kuba bigisha, muzi yuko tuzacirwa urubanza ruruta iz'abandi, kuko twese ducumura muri byinshi. Umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Dore dushyira ibyuma byo kuyobora amafarashi mu kanwa kayo kugira ngo atwumvire, kandi dushobora guhindura n'imibiri yayo yose. Kandi dore n'inkuge nubwo zaba ari nini zite, zikagendeshwa n'umuyaga uhuha cyane, ingashya ntoya cyane niyo izerekeza aho umwerekeza ashaka. N'ururimi narwo niko ruri, ni urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini rite, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane. Kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na gehinomu. Kuko amoko yose y'inyamaswa n'ibiguruka n'ibikururuka n'ibyo mu nyanja abantu babasha kubimenyereza kandi barabimenyereje, ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose. Ni ububi budatuza, rwuzuye ubusabwe bwica. Urwo nirwo dushimisha umwami data wa twese, kandi nirwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana, mu kanwa kamwe hakavamo gushima no kuvuma. Bene data, ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Mbese ye amazi meza nakereta yabasha kuva mu isoko imwe? Bene data, umutini wabasha kwera imbuto za elayo, cyangwa umuzabibu wakwera imbuto z'umutini? Niko n'isoko itabasha kuvamo amazi y'umunyu, kandi ngo ivemo n'ameza. Imana idufashe. Nakomeje kubisengera no kwibaza ngo uyu munsi wafata izi ntego zombi ziri hariya mureba tukazihuza, tukamenya impamvu ururimi hano bavuze ngo nirwo rukongeza kamere. Ururimi nk'uko mubizi ni urugingo rumwe mu ngingo dutunze. Urugingo
rwaremewe kugira ibyo rutangaza, communication. Ni narwo Imana yakoresheje, murabizi, ku munara w'Ibabeli inyuranye indimi z'abantu bayishobeye, bayizonze ngo barashaka kugera ahantu iri. Ururimi rero rukaba ari urugingo muri twebwe rwaremewe kugaragaza amashimwe dufitiye Imana, gusohora imvamutima zacu. Ariko Bibiliya yaruvuzeho ibintu byinshi, ngira ngo uyu munsi twige tumenye uko twarufata. Salomo uyu nguyu warwanditse ni umugabo w'umunyabwenge, murabizi, wabuherewe ku kanunga kitwa Gibeyoni. Ye ntabwo mvuze ko yabuherewe mu ishuri. Akenshi iyo dukora presentation cyangwa twiintroduza ku bantu, tuvuga aho twavukiye, aho twize amashuri abanza, ayisumbuye, aho twakiye kaminuza, nyuma dukora masters aha n'aha, tuvayo tujya kureba PhD aha n'aha, tuvuye tujya tumara imyaka 6 twigisha muri kaminuza iyi, tuhavana professorade, tukavuga ubwenge bwa Salomo buvanye Gibeyoni ku kanunga. Abami igice cya 3 umurongo wa 4, niho yapfukamye Imana inamubwira ngo nsabe icyo ushaka. Ayisaba iki? Iramubwira ngo mbuguhanye n'ibyo utasabye. Nguyu rero umugabo wanditse igitabo cy'imigani, mu bitabo bye uko ari 3, abatari babizi mu bimenye. Salomo agira ibitabo 3 ariko bidakurikirana nk'uko mubibona hano. Aha muri Bibiliya bikurikiranye bityo imigani, indirimbo za Salomo n'umubwiriza. Nyamara mu myandikire yabyo we yahereye ku ndirimbo za Salomo akurikizaho imigani asoreza ku mubwiriza. Niyo mpamvu indirimbo za Salomo zisangamo amagambo kuri ubu mwita ngo ni imitoma. Yari amagambo yo guhinga, ariko mwabyise ngo ni uguhinga. Niba ari umushike, niba ari igisambu, niba ari intabire, ntumbaza. Buriya yarimo ahinga nyine ngo nawe yibwirira amagambo meza sheriwe. Igihe cyarageze yandika icy'imigani, acyandika kubera abagore yashatse 1,000, 300 b'imfura, 700 b'inshoreke, ngo ni 1,000, ngashyiraho we wa mbere mukobwa wande wa Farawo. Aho simpatinda naho tuyihorere. Icy'umubwiriza aricyo gitabo cye cya nyuma gifite teme centrale yitwa byose ni ubusa, vanité de vanité. Ibintu byose ni iki? Ni ubusa. Aha rero yavuze iri jambo avuga ku rurimi, aruvugaho kuriya mwabonye avuga ngo umuntu ubashije gufata ururimi rwe, uwo muntu abanesheje ikintu gikomeye, uwo muntu abatunganye. Ngo ariko umuntu ubumbura akanwa akavuga ngo azarimbuka. Ufashe ururimi rwe ngo yabasha kurinda ubugingo, ngo ariko upfuye kurekura none akavuga yabubura kubera amagambo ye. Ururimi nk'uko tubyumvise Yakobo nawe yabyanditse hano, yatangiye avuga ijambo riteye ubwoba ku bantu bashaka kuba bigisha. Aravuga ngo bene data, ngo ntihakabe benshi muri mwe bashaka kuba bigisha. Sibira bitewe n'iki Yakobo? Yabitewe nuko n'ubundi iyo twigisha ariko tuba dukoresha. Aravuga ngo impamvu mudakwiye kubishishikarira kubishaka cyane ngo nuko abigisha bazacirwa imanza ziruta iz'abandi.
ibyo rero benshi ntabwo mwari mubizi kandi mwashakaga kwigisha kubi, mwabishakaga we, urishaka kwigisha iwanyu n'ahatari iwanyu, mu Rwanda no mu mahanga mushaka kwigisha mutazi ko bizabakoraho. Uyu munsi wa none iri jambo abantu iyo bari barizi bakwitondera kwigisha. Kwigisha ni ikintu gihabwa umuntu n'Imana ikakimuha imunyujije ahantu hatanu, kwigisha kikaba icya gatandatu. Urumva ari hakeya? Abo yamenye kera, cyo ni kimwe, kubamenya kera, yarabatoranije, cyo ni icya kabiri. Abo yatoranije yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindishirije, nawe yatsindishije yabahaye ubwiza. Ibintu uko ari bitanu nibyo umwigisha agomba kubanza akagira, kabihamagarirwa, kabitoranirizwa, Imana ikamuha ijambo n'ubwenge bwo kuritanga. Kuko iri jambo ni ubuhanuzi. Iyo abantu baritanze nabi, barigira ubuhanuzi bakabusezeranya abantu, kandi umuntu wanganye n'Imana bapfuye amasezerano ntajya yiyunga nayo. Aho kubyutsa umuntu wanganye n'Imana bapfuye amasezerano yo mu ijambo ryayo, wabyutsa uwanyoye urwagwa cyangwa waguye mu byaha by'ubusambanyi, uwo aragaruka agasaba imbabazi. Ariko ugiranye ikibazo n'Imana mu ijambo agenda agiye. Abantu bose mubona baguye bakagwa ubutabyuka bakayoba ubutagaruka, nuko bayobeye hehe? Hano. Niyo mpamvu mugomba kuryitondera. Ku murongo wa kabiri avuga ngo twese ducumura muri byinshi. We ni Yakobo, twese ducumura muri byinshi. Ngo ariko umuntu udacumura mu byo avuga, niba hari umuntu udacumura mu byo avuga, ngo uwo muntu aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Haleluya. Udacumura mu byo avuga, agafata ururimi rwe, uyu muntu abasha gutegeka n'umubiri wose, n'ibindi yabikiranukamo. Imana tugire neza cyane. Formule imwe gusa Bibiliya yatanze ni ukudahubukira kuvuga. Umuntu akabanza akagaragura ijambo mu kanwa inshuro zingahe harya? Zirindwi urigaragura, uraryumva ariko? Zirindwi urigaragura, zirindwi urigaraguramo, urigaragura ubwo zibaye 3, urigaragura zikabenye, ukagira 7. Ku nshuro ya 7 urarireka cyangwa ukarivuga. Ibyo biri hano mu Migani, kurigaragura kangahe? 7. Umuntu wabasha kwirinda mu byo avuga ntabicumuremo, yabasha no gutegeka umubiri we wose ntujye hino, nturimbuke. Atanga ingero Yakobo, aravuga ati nimurebe namwe, dushobora gushyira ibyuma mu mafarashi tukayategeka, tukayayobora, tukayaha amabwiriza. Mbese ifarashi nubwo ari inyamaswa, ukagera ubwo uyiha gahunda ukoresheje ibyuma biri mu kanwa kayo, ukayitegeka. Abazigendeho niba hari abahari, farashi njye nayigendeho rimwe ndi muri Aziya hariya muri Israeli, menya yuko burya vitesi yayo ntiba mu kirenge, akada no gukurura umugozi cyane wo mu kanwa ukayibabaza. En fait, kwihutisha farashi ni ukuyibabaza cyane. Cya cyuma mu kanwa nicyo kiyibabaza cyane. Kuyikatisha ni ukuyibabaza mu musaya ushaka kwikatiramo. Iyo uyibabaje muri uyu musaya ikatira, wayibabaza ahangaha igakatira,
muri iri jambo urugendo rwose gutwaramo ni umubabaro gusa uyibabaza. Nta accelerateri, nta vitesse ya mbere, nta ya kabiri, nta masharire, nta rivanse, ngo tubasha kuyitegeka tukayihindura igahinduka déplacement, tukayibwira aho tujya, ndetse hari n'ibindi banyigisha icyo gihe ndiyo. Guparika, guhagarara umwanya muto no guhagarara umwanya munini. Iyo ukoze ku kuboko gutya wibwiye ngo nibipfukamyishije amaboko gusa ko mudatinda. Niyo mpamvu muzabona ahantu hose ziba ziri, hari iziba zishinze amaboko gusa ariko igice cy'inyuma gihennye gucyo cyunamye. Hakabona noneho naho yibwiye ngo iryame rwose, ubwo nawe uri buryamaho. Ibyo bintu byose bayigisha rero. Yakobo aragira ati ubona ngo ifarashi ibimenyere ibitore yumvire ive mu nyamaswa izikoreshwe ngo ari ku rurimi rwo jwi. Muri bigiye twabaniye narwo. Yakobo arakomeza ati cyo ni murebe ubwato rero inkuge, murebe ubwato uko bungana, murebe ingano yabwo, ariko ingashyo ntoya cyane niyo bwerekeza aho umwerekeza ashaka, kandi mukava aha rwose mukagera iyo mugera. Tiniko ye ubona ngo ururimi rube rwarabuze ikintu twaruyoboza. Ubu ni Yakobo. Ati murebe ishyamba uko ringana, kuba ryatwikwa n'agashashi gato. Ababyeyi bari aha n'abakobwa nibwira ko aribo bazi ijambo ryitwa agashashi icyo ari cyo. Abana b'abahungu benshi ntabwo babizi. Kiye kubabajije ikarita na biya n'igisoro by'agashashi ntabwo babizi, kuko ntibabaye ku ziko, bavutse hari imbabura ivaho haza gaze, kuziniyeri. Agashashi ntabwo ari ikara, ubwo ni twa tuntu duto duturika mu nkwi mu ziko, tukagira gutya tugaturika gutya tukagenda ntumenye naho tuzimiye. Turya rero nitwo twotsa imyenda ku bantu bateka cyangwa bota, two twotsa amapantaro y'abantu agapfumagurika, akariho tuzimira ntibamenye ibyabaye. Karya kantu gato k'agashashi ibaze ko ngo gatwika ishyamba kakarirangiza. Umusozi wose w'ishyamba ugashya uzize agashashi. Ntabwo ari ikara ryagiye mureka da, si inkwi bajyanye ngo bacane, n'agashashi kagiye gatya gasa. Nguko agashashi gatwika ishyamba, nubwo ari rinini gute, ngo niko n'ururimi rumeze, ngo nububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu, aho hantu muve mwitonze, nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu, narwo rurimo rukongezwa na Gehinomu. Nuva ku rurimi ntabwo ruri kure Gehinomu, ni naho rucometse. Ibyuma byose turimo gukorera aho tuvugiraho, nubwo kimwe gicometse ahandi, ikindi ku kindi, ariko hari ahantu bicometse hirya ku muriro. Ururimi rwacu ngo rucometse kuri Gehinomu, umuriro ruvanyeyo n'imbaraga ruvanyeyo niwo rukoresha rukongeza kamere yacu. Ibi ndabisobanura neza, kuko nafashe umwanya mbitekerezaho. Reka duhere ku kintu cyitwa uburakari. Pawulo yigisha ku burakari, yavuze ngo iki mu Bafilipi, yarabwiye ngo nimurakara ntimugakore icyaha, ngo kandi izuba ntirikarenge mukirakare. Amen. Ahandi avuga ngo wumve utinde kuvuga cyangwa utinde kurakara, ngo kuko uburakari budasoza gukiranuka kw'Imana. Hanyuma Yesu yigisha muri Matayo 5
guhera ku murongo wa 17 hahano muzigisha iby'amategeko, aho yavuze ngo niba bavuze ngo ntugasambane, ngende mbabwira ngo urebe umugore akamwifuza, aravuga ngo niba musenze ngo ntukice, ngende mbabwira ngo umuntu wese wita undi ikigoryi ajyanwe mu rukiko. Umwise igicucu we ntakirwa ajya ku rukiko, muhite mujyana gihe no mu manure mwobo. Niko yavuze ibintu bibiri. Umwise ikigoryi bamujyane he ku rukiko, ariko umwise igicucu we mwikwa mugeza ku rukiko, kuko n'ubu ntago azaba umwere, ahubwo muhite muroha hehe. Mwagira ngo Yesu yabitewe n'iki se? Ntabwo kwica ari nonaha, ahubwo abantu bari hariya basangira wenda inzoga, amubwira ati nsomya, arayimwima, jya wisengerera ryo kuri yawe, iri guvumburuza usetereza akabona uvumba inzoga jya usengera nawe. Yongeye ngo ikigoryi ngo ndi iki unyise ikigoryi, ngo mbonye n'inkonda se, wambonanye ubutuna cyangwa imirishyi, umusaya wanjye urakebanutse se? Ndahaze nkwereke ko ntari ikigoryi none, ndaje mbikwereke ko ntari ikigoryi, ndaje. Yikoza mu rugo umuhora barabutyaje, kandi kangira ngo nibikino, ubona ngo yarabukaraze imbere yawe, akabari kose karahurura, uwo mwanya barakurangije, abatabaye bose batema ibiganza, abandi batema intoki n'ibikonjo, karabaye. Bivuga ngo kwica kubanzwe no kurakara nabyo bigira ikibitera, ngo ruhererekane rwo Yesu yangaga. Urarukurikirana usange rwatewe n'iki? N'ururimi. Umva urundi rugero mfite, byaha by'ubusambanyi bikabije birimo kugenda bifatira intera. Naka karimido, naka karimi, hakugira ngo umuntu nabonana n'undi bahuye amushimira Imana, ndagushima Yesu wamurinze, ndagushima kumpaye kumubona, ndagushimiye ko agikijwe, ndagushimiye. Ubusuko batangira nabi rero. Niko ngo kubabuze se, niko shu kubabuze, niko sikana kabisa. Hakuna kuzikuye nkubuze ntafatanye izishoma, bigize urukundo wanzanzamura, ubu nukumbembura kabisa. Yesu we banyagora mukanyije ati ntunkora imbagara se, ako sikunda mutunkora imbagara, we mobera cyane kuko mfite ibicuro byinshi ahantu hose, mu maha no mu mbavu hose no mu mugongo, cyo tabara. Ako karimirera ako wumva ko niko kari bukurishana. Umva ikindi, waruzi yuko warwanye n'iminsi mibi yitwira ari n'ubuhehesi, bikaguma muri wowe, iyo ntambara ukayirwana bucece. Mushiki wacu uriya yarokoka, icyo mvuze ntucyumvise? Wararikiye umuntu wamwifuje, ukabigumisha muri wowe, ukabiceceka, ukayirwana bucece, uzi ko uriya muntu ashobora kurokoka. Ariko iyo usohoye bimera nk'aka karenze umunwa karushya ihamagara, urabisohora, ubyumvise ubimubwira, ubwo muri babiri urabyumva nawe. Wenda nawe yarameze nabi ategereje kuvuga gusa, none uravuze rero uramuhuhuye nawe. Naba niyo ugenda ugahuhuka wenyine, ukagenda ukayarara mu nzu, ukajya mu nzu ugahuhukirayo, niba tukarokora uyu nguyu. None urabivuze n'ababyumvise afatwa ubwo, afashwe kunesha biramunanira. Harimo n'ikindi kintu batajya bamenya, iriya jambo ngo umuntu waribwiye undi, ngo badashaka ko umuntu yamwumvira ubusa. Ibyo byose n'ibyaha biterwa n'iki? N'ururimi. Iyo mpamvu hano havuze ngo wabasha kurufata, kubera ko rucometse kuri gehinomu rugakongeza kamere yacu, tubashije kurufata, kamere yabura umwanya wo gukora. Izina ry'Imana rishimwe cyane.
Yakobo arakomeza aravuga ngo ururimi mureba nibwo dushimisha umwami data wa twese, ariko ni nabwo tuvumisha abantu bari mu ishusho yayo. None se siyo mpamvu muri Yeremiya tuhasome Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cyaho cya 9 umurongo waho wa 6, nimuhagere mwumve uko havuga, cyane cyane tugera ku murongo wa 8. Ni ku rupapuro rwa 720. Aravuga ngo nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga atya ati, dore nzabashongesha mbagerageze, ukundi nagira abantu banjye nukuhe, ururimi rwabo ni nk'iki, nimunyakire, ni nk'umwambi wicana. Yego, ni nk'umwambi wicana, ruvuga iby'uburiganya. Umuntu wese avugana amahoro na mugenzi we ku rurimi, ariko mu mutima we amuciriye igico. Mbese ibyo sinzabibahanira? ni Uwiteka abaza. Mbese ubwoko nk'ubwo umutima wanjye ntiwaba uhora ibyo? Ururimi rwabo ni nk'iki, ni nk'umwambi wicana, ruri mu buriganya. Umuntu wese avugana amahoro na mugenzi we hehe? Ku rurimi, aux lèvres, ku minwa gusa. Ngo ariko mu mutima wamuciriye iki? Igico. Uwiteka avuga ngo ibyo mwumva nabyihanganira cyo Uwiteka, mwumva nzagumya guceceka sinzabibahora? Abantu kuvugana baryaryana, ni ururimi rubikora. Umwami adufashe cyane, kandi n'urugingo ruri mu ngingo zacu. Ese ubu tugiye gukora comparaison des activités ku mirimo ingingo zikora, mwasanga atari rwo rukora kenshi. Uhera mu gitondo. Kera bwo abantu bakuru barahanga barabizi, wenda bwarabyukaga nyine ugasanga umuntu aragiye ashatse udusaka two guhekenya, hagira umuntu usuhuza hariya ku muryango, umuntu usuje bwa mbere yo kumwikiza akavuga ngo nabanje Imana, ngo mwaramutse. Nabanje Imana, mwaramutse neza. Umva, umuntu asuje hariya mbere yo kumwikiza ngo nabanje Imana, bwakeye. Urumva uburyarya. Ndibutse ko ibyo bintu nabyo ntabwo byabaga for everybody, byabaga ku muntu wamaze kwakiza ko yabatera iki umwaka. Ntabwo so wakubyaye yaba azindutse kugusura ngo umubwire gutyo ngo nabanje Imana. Mukuru wawe uzindukiye aho wenda aje gukamisha inka ngo umubwire ngo wabanje iki, ngo wabanje Imana. Ibyo byakorwa n'ubundi toujours kuba wita umwanzi wawe. Urumva ko bimaze igihe rero. Hanyuma rugahera ubwo umuntu mwanya gahunda ya sambiriya kuba adahugeza ati umva ndi hafi rwose, turimo turatera kumuhima ya tujye tuza rompuwe, kandi uracyari he ku kidirishya hano. Uragumva ko rwirirwa kazamuka, nuko nguko rwirirwa rukora ibintu byo rubeshya, abo rugambanira, abo rwicisha rwose akazi, rwirukanisha abantu ku kazi rushaka, kandi ruba rurimo rurangura kuri telefone rubeshya ko ibiciro byagabanutse ibindi byazamutse. Uzi ibintu rwirwamo, ko idolari ryamanutse ko riri kuri 903 kandi riri n'8 ahari cyangwa n'1000 sinabye. Rwirwa rubeshya gusa, nta cyaduha tukamya kurufata, ariko mwama duhe kurufata. Cyamata y'ikivuguto cyiza kitari kivuriraho, abashakira umutsima w'amasaka meza, ariko nyiragikore mwicare munywa amata umubwire uti sha kubaho kwanjye niwe mbikesha. Ubu naramupfushije kubyo nta ngo arasohoka ajya hanze ati niko mwegerane imbabazi basha. Kwa Sawuli mu nda ye yose, mu muryango wose, ntimugarukire hafi, mugane na kure, mwagukiye mugane kure. No mu babyara no mu bisengero no mu bishywa, nta muntu waba yararokotse nubwo yaba atabibereye atari hafi aho ngo nibura mwitura ineza ya Natani yangiriye.
ntawe mwamenya. Ndumva neza Yonatani yangiriye yanyuzuye, ariko nabuze umuntu nayisukaho ngo nyimusige mwereke ko kameme ndakonesiyo neza. Baramubwira ngo nyakubahwa, nyamara nubwo ugenda ugana kure cyane, hari umuhungu wa Yonatani ubwe wasigaye. Ngo harahari, gusa sinzi ko wakihanganira, cyo ni ikirogorogo mbega ikintu cy'ikimbombwe ni ikintu nta nubwo cyaba hano mu by'ukuri. Kiba fyongera de bari, kimugaye ibirenge, kiricaye, nuko mbese kugideplasa no gushyiraho gataro n'ingata bakikorera. Ya atumva mumuzane ndaruhuka ageza. Kandi ababivuze bari babivuze bagira ngo kireke. Mwese abanteze amatwi mbamenyeshe ko ibi byavuzwe na Siba, uwari umugaragu mukuru, shefu w'abaseriviteri bose bo kwa Sawuli, niwe watanze ayo makuru. Ayatanga rero atazi ko harimo ikintu cy'amahirwe cy'uko Dawidi yamwemera. Aravuga ati ndaba mpagaze hanze, mumunzane ndajya mu nzu ari uko aje. Aragiye arakikorera, nukwikorera haje bashyize aho ngaho ngo yumva umwami amuhamagaye mu mazina ye. Kimwe mu bintu bikomerera umuntu burya ni ukumva umuntu ukomeye wizeye nk'ubutabazi n'ibisubizo akuzi mu izina. Niho hantu hakomeye Uwiteka yabwiriye Mose ngo n'icyo uvuze icyo ndagikora kuko nakumenye izina. Niba umuntu agusubije mu izina, icyo ubwacyo vraiment uzi ko wakwikirigita nta muntu ugukozeho. Niko oya tureke His Excellency tuve kuri Minisitiri w'Intebe tumanuke tujye hasi. Nubwo warihamagarwa na meya w'akarere ukumva aragusuhuza kuvuga mu make nguraho zigira inshuro ngo abantu bose babyumvaga akuvuga mu izina bazamugutumaho. Uzatubwire mucuti wawe se ko dufite umwana wabuze ishuri. Uzatubwire mucuti wawe se ko uzamutubwirire ko dufite umukecuru nzivira. Uzamutubwire mbese niba bigusuhuje abantu bumva guma hamwe nuko urakoze kakubayeho. None ngo muhamagaye mu mazina yombi, ntabwo muri hasoma hari mu gice cya 9 ngo Mefibosheti ngo karamenya kubaho, ngo ariko se ngo kunyita kumuhamagara unyitaho kandi intumbi yimbwa. Nuko yasubije niki gitumye unyitaho kandi ndiki ndi intumbi yimbwa. Niyavuga intumbi yonyine nticyari cyoroshye, ariko impamvu yongeye yimbwa murayizi. Nuko intumbi yimbwa ntawe uyisonga, n'uruhu rwayo byarinde kujyaho baca umugani ngo umuntu yapfuye ubusa nk'uruhu rw'imbwa. N'uruhu rw'imbwa rupfa ubusa, nta ngobyi barukoshamo, nta mukandara ruvamo, nta rukweto, nta kofi, ikintu kirangira. Imodoka zirusya mu muhanda, ubundi ko basigaye bakubura bakabivana, zirufatanya n'umuhanda saka bakazipfuraho buri gisiga gitwaraho kuzageze no mazu y'ishyano. Ati kunyitaho ndi ntubi yimbwa, ati we yasigosha nkwitaho nyabusa se nakwitaho se sha nikwe nakwitaho se kuguhamagara byonyine bo nagutumyeho kugira ngo nkubwire ko uyu munsi wa none, kuva uyu munsi wa none ndashaka kukwitura ineza so Yonatani yangiriye. Ndaguha ibyari ibyaso, amen, nguhe n'inyarurembo, ubwo nitongo n'amasambu ya sokuru wawe. Abagaragu bose bari abaso n'abasogokuru baterane bagukorere. Sifa kwa Mungu.
ubwo nuvuga ngo abagaragu bazahinga, babagare, basarure, abagore bagosore babo, abagore babo bagosore, bose baguhunikira imyaka hehe? Mu bigega. Ijambo rya nyuma, simvuge ntyo ngugire ngo nibyo uzarya. No. Tuzajya dusangirira ku meza. Nituba turi ku meza ngureba imbere yanjye nkubonemo Yonatani so. Umwana rero abaye nk'uweguka gake ngo yumve ayo magambo, arongera ahirima atyo, aravuga ati nabyo ngiye birambuye. Nicyo wantumye ati yewe, ati nibakwegura kwanza ujya hari ukarabe, bakwereka intebe ku meza uzajya wicara buri kuva uyu munsi uzabe wanjye iteka. Siba watanze amakuru, umujinya muturuka mu kanwa no mu menyo, uramara kujya mu mutima no mu bihaha urabisya, aragogora, arahekenya se ngo arabihindura. Reka da, ashatse yashinyikaniza uko hasetse data. Ati Siba rero nawe Siba, sinkudegarada, sinkumanusa, sinkupfobeje, urakomeza uyobora imirimo yose ya mwene shobuja. Jumumenya, umenye uko yakarabye nuko yoze, mujye muba hafi, mumwakirize televiziyo cyangwa se mushyiremo twa CD flash comme ça, mumwegeze telecommande, mwereke uko ikora byose, mumbega mwiteho ka. Kandi sinzegere numva na rimwe hari imirima ye iraye itabagaye. Mujinya wamwishe. Kumbe ngo avuga kuriya harimo kwibwira yuko navuga ko icyasigaye ari ikimuga, ko Dawidi ari we ari bubihe. Avuga ati ntacyo, nubwo udakomoka ntugera n'isano nabo, ariko wari uwo hafi aho ngaho reka mbikwihere. Mujinya rero uvanye aho ngaho, Bibiliya ntabwo itwereka igihe cyashize mu by'ukuri. Umwana aragiye yibere kwa Dawidi, umwana agakarabira igihe, akarira igihe, kwicara mu ntebe muri salo, akareba utufilime, utuntu ngutwo tw'ingingo z'amakuru, Keti Radio, TV10, 1, 6, 7, akareba y'u Rwanda, akareba ibintu byose by'ingendo z'umukuru w'igihugu. Alala, umwana agafata ikintu gikonje mu gihe hashyushye, mu gihe hakonje agafata ibishyushye, mbega yiga kubaho nk'umuyobozi. Kandi Siba araho niwe ukurikirana iby'imirima. Mujinya uri ahantu niho yawubitse, aribaza icyo azamukoraho yarakibuze. Kabutindi y'ururimi ngo iramubwira iti hanze nkwerekere uko bigenza rero. Urinda kubura icyo ukora kandi mpari. Naba nkumariye iki? Ndi ururimi. Cyo ndaje ngo umusanzu. Dawidi akabari mu ntambara, mu birindiriyo. Muzi ko iminsi yose yabaye intambara cyane. Siba afashe indogo bashyizeho amatandiko. Niba mwakurikiye ashyiraho ibintu byose by'ibiribwa, imitsima, ibyo kunywa, inyama, basaka, iby'impeke n'iby'amafu, byose n'imitobe yo kunywa. Abihunganye ku kanunga aho Dawidi ari, Dawidi amuramutsa amaze ati ibi ni iby'iki se sha uzanye aha ngaha? Ibi bintu hano ni iby'iki? Kubimubaza ni ikibereka yuko Siba atari afite mu nshingano kugemurira nde Dawidi. Yurebye intonation yabimubazanyije, ni ikigaragaza ko bitari muri attribution zize kugemurira Dawidi. Niyo mpamvu ngo abanyabibaje atangara, ibintu wahururanye n'iby'iki ngibi. Ngo aramubwira ati ibingibi nazanye, ati bo urumva nzanye imitsima, mbega nzana utunyama twumutse tutazatora uruhumbu, nzanye ngo abahungu bajye barya nyine, iyi ji nayo ureba ni ukugira ngo niba hagira abagwisari baguye umwuma kabaramire, mbega okay, ngaho shyira hariya muri stock bakwakire. Hanyuma amakuru mu rugo turaho, mwene shobuja se ugavuze nde Mefibosheti. Umva ko yamushubije rero, mwumva ururimi icyo mfa narwo.
ataraho araho mwene data araho nawe ubayeho nkawe araho ariko aragukoraho. Mbikubwire rwose Siba sinjya nteranya niko batangira. Niwumva umuntu arahira cyane uzamutinye indahiro, ukumva umuntu aravuga ngo aragacika ijosi, ukumva umuntu ndagatwikira Yezu mu Kiliziya na Mariya byose na nyina, ukumva umuntu ati ntenye Mana. Umuntu urahira wese n'umwumva uzagira ubwoba, kuko Bibiliya ivuga ngo yego ni yego, oya ni oya, ngo ibirenze ibyo bituruka hehe? Ku mubi. Ngero ntinye umuntu urahira buriya no mu rukiko, ariko barabotinya bene abo bantu. Iyo warahiye imbere ya gerefiye buriya aba yakubonye, abacamanza hafi ya bose n'abapisikologe. Iyo ushaka ibintu aho ngaho ushyiramo Imana, urahira so kubyaye n'abazigabana bega bose, guma hamwe bagutsinde tu. Nuko kiratangiye ngo ngaraho mwene shobuja mwene databuja ngo ariko ubu bimeze nabi sinabiguhisha, kandi naje hano ntaga kicara mu rugo hashwe. Aba yagiye muri Yerusalemu hose yiyamamaza muri kampanye, ngo aragira ati byanga bikunda ingoma igomba kugura ku kande kwa Sawuli. Dawidi ati nuko ubu ndatsiko mbikubwiye gusa ntuzamvemo, ariko ndabivuze mbese icyo mfa nabo. Nuko ngo arambwira ati kuva uyu mwanya nkweguriye ibiyambi Ifibosheti byose ndabiguhaye. Muri iri jambo ndamunyaze kubera amagambo yumviyaho, kubera amagambo yumviyaho uwo mwanya. Siba ava aho ngaho, ariko yarabanje yunamaho gacyakoma mu mashyi. Ayo mashyi murayazi, ariko uzi ko ayo mashyi kera ku gihe cy'abami babagaho b'inkomo mashyi, abantu bitaga inkomo mashyi, muvuge abiru, muvuge abatware, abitaga abashefu. Mubonoke hasi mugere ku nkomo mashyi. Inkomo mashyi bari abantu basebya, bazana inkuru, yego akoma amashyi aracukirira, ngo nagahora ngo turye nyakubahwa, ngo murakoze ndabashimiye ko. Aragenda. Ndashaka gusoza aho ngaho mbabwira ko yaragiye koko inkora arayitangaza ko ibyami Ifibosheti byose babimuhaye. Inkuru igera ku basaza bakuru bita lesage. Dawidi aza gutahuka avuye ku rugamba, ngo hagira abasaza nk'aba bicaye aha ngaha, abamureba baramusanganira. Yego hari icyo bitaga kubyukurutsa, ni ukubyukurikiza umuntu inka, ukamumurikira inka, umuntu uvuye mu rugamba mu ishyamba uzikumbuye, bamaze kumuneza yicaye hasi amaze kuruhuka. Ngo ati nyakubahwa turashima Imana ikutugaruriye, Imana yakoze kutugarura amahoro, ukabugarutsa amahoro, yewe no mu kuvuga amacumu twumvise nta ngabo twatakaje, Imana yibare kukurinda rwose yarakoze. Gusa nanone ikindi twakubwira nuko nyakubahwa tumaze kumenya ukuntu wanyaze Ifibosheti byaratubabaje. Ntabwo twabigusha nk'abo basaza urungano rwawe, ukuntu wanyaze Ifibosheti twese byadukoza ahantu biratubaga. Nyakubahwa twajya twibutse kurya munsi umuvani Rudebari n'umuturage wo hasi yahise agushimira ko umutima wuzirikana, agushimira ukuntu iyo neza uyitekereje. Ariko nanone aho twumviye ku munyazi, twibajije ikintu uyu mwana yakoze, twibajije ikintu uyu mwana azize, twumva biradusize no kuri kw'Imana. Nyakubahwa watubara ukatubwira niki cyaguteye kwivuguruza ku neza wari warerekanye? Cyangwa bikunda agomba kubabwira ukuri rero. Siba abimubariza imbere ya bose.
igihe uzana ingemu ntazi gutumye, harya nkubajije amakuru ya mwene shobuja nsubire ngo iki, gitangiye kurya imwe vuga taka vuga bivugiye byose uko bivuze, ntugire na musika. Natinya kubaho nuko reka tubwire nk'abantu bakuru twasigaye hano. Uyu mwana araryama akabyuka, kagacyayi kaboneka akakanywa, yamara kukanywa naha yicara muri iyi ntebe mwamusizemo akirebera utu dushusho, ava aha ngaha yota nk'akazuba hanze bagomye kumujyana hanze, ava aha ngaha ajya kuranshi kugeza nimugoroba ajya kuryama. Nguku kampanye yakoze yazikoreye mu kahe kagari, mu wuhe mudugudu, mu wuhe murenge ko dutuya, erega baragiye turasigara. Niba utwemera nk'abajyanama bawe twemere tukugira inama, warahubutse ayi nka data siba bamusimbukiye hamuguye mu ngoto, shira inyuma hari inyuma y'inzu. Mefibosheti agaruka mu mwanya we. Bene data mbakundwa, nimurambure igitabo cy'imigani dusoze. Imigani ya Salomo, ibice byaho 12, umurongo wa 19. Mwahageze mama? Urahari? Ikivuzwe cy'ukuri kiraramba, ariko iby'ururimi rubeshya bishira vuba. N'uwo murongo mbasigiye. Ikivuzwe cy'ukuri kiraramba, ariko iby'ururimi rubeshya bishira vuba. Uhumure nubwo nawe waba waravuzwe, humura iby'ururimi rubeshya bishira vuba. Ntago bitinda, ntago biramba. Haleluya! Amagambo ya Mefibosheti na Siba arangiriraho. Bakozi b'Imana, abayobozi muri aha, bashumba n'abafasha banyu n'abandi babafasha mu mirimo, mwari muzi ko ari aha ngaha Salomo yavanye ijambo yanditse mu migani, burya yarikuye kuri iyi ngingo dore iyi, avuga ngo umwami wumva amazimwe ntago ingoma ye iramba. Uwo mugani yawuciye kubera nde? Kubera se. Kuko se mu bintu yamutongereye amuha amabwiriza cyagiye mu bami ba kabiri, amuga ko ajya gufata ingoma, kiri mu bintu yamubujije. Amuga ati mwana wanjye umva nguhane shaho ndiso, dore ugiye kwima ingoma utegeke, ntuzumve amabwire, ntuzumva amazimwe, jya umenya kwigenzurira, kuko umunsi umwe amazimwe yanteye icyasha ntazikuraho. Abasaza b'abanyabwenge icyasha n'inenge bambonyeho icyo gihe numvise make amazimwe, bashaje bakikibuka ko cyambayeho. Amenyesha ko abakuru barabizi, nk'abo ngabo tuba tuvuze ba Dawidi. Oya, nubona hari ikintu kikubayeho kibi, ujye umenya ko nyine nubwo wagisabira imbabazi hano mu itorero, bakamanika ibiganza bakakubabarira, ariko ntikizagushiraho tu. Nta maboko wamanitse, ariko reputation yawe yo yangiritse. Niyo mpamvu abakuru yimwe tubagira inama, yemwe bana, ugatakaza icyizere kuko kitajya kigaruka cyose. Bimeze nko kumena umunyu, nta muntu umena umunyu ngo uyore wose. Iyo ushatse kuwumena wose, bame kuyora wose, uguyora n'imicanga n'imisanyi byose n'amabuye. Dawidi ikintu cyatuma utakaza iki? Icyizere. Imana ibampere umugisha.
mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndumva nshaka ko dusenga ngo Imana iturinde mu byo tuvuga, duha amagambo y'ubwenge, iyobora amagambo yacu, iturinde mu byo tuvuga, duha imbaraga zo kwirinda no kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami mukiza wacu, ndaguhimbaje, ngushimiye ko uyu munsi nk'uko nari nawemeye unshoboje kuwusohoza. Ngushimiye umugisha duhereye mu ijambo ryawe. Ubugingo bwacu burarasana n'abanzi batatu, isi, umubiri na Satani, kandi tumenye yuko ururimi dutunze mu ngingo zacu rukorana cyane na Gehinomu, narwo rukaza rukongeza umubiri wacu wose, ingingo zacu zose zikazira uru rurimi. Dusabiye ururimi rwacu, ni urugingo ruto ariko Satani akunda gukoresha. Rero ndagusabye kugira ngo uturinde, ubwa mbere ubabarire umuntu wese mu byo yavuze bitagushimishije, maze ubundi uduhe gufata ingamba zo kumenya kwirinda byo tuvuga. Umugabo w'umuhanga Salomo yaravuze ngo ibyiza nuko yagira amagambo make kuruta ko yagira menshi agayitse. Ngo nubwo abantu bamugaya kutavuga, ariko batamusetse ko yavuze iby'abapfapfa. Uturinde, uduhe ubwenge mu byo tuvuga, amagambo yacu abaye kugushima nayo kukubahisha nayo guhesha umugisha abandi. Niko Pawulo yanditse mu Befeso n'Abafilipi, aravuga ngo amagambo yanyu abaryohereye, kandi uko mubonye uburyo muvugira ikomeza abandi. Uzajya udufasha ko tubunguye akanwa tuvugira ijambo ryo gufasha, turirimbirana amashimwe na zaburi, kugira ngo abantu bari mu ruhande rw'ababisha be kutwumvaho ikibi maze bamware. Ndagushimiye ko ubyumvise mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Brabatalk ni ijwi rishize amanga rivuga ukuri, rigasesengura ibibazo bikomeye byugarije muntu, kandi rigatanga inzira zishobora kumufasha kubyumva no kubishakira ibisubizo. Brabatalk.